Mu mateka y'umupira w'amaguru wo mu Rwanda hari ikipe yabaye ibintu byinshi kuruta no kuba yarabaye ikipe y'umupira w'amaguru. Ni ikipe bita Rayon Sports. Uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe amateka y'ibanga atangaje utigeze umenya cyangwa se utigeze wumva ku ikipe ya Rayon Sports. Abafana bakunze kuyibyinirira gikundiro. Kora subscribe aho hasi ubundi nze tubirebere hamwe. Ikintu cya mbere, wari uzi ko se buriya Rayon Sports itigeze itangira ari ikipe y'umupira w'amaguru, ahubwo yatangiriye muri iki ngiki bitaga Union Carteley Social, bisobanuye ihuriro ry'umuco n'imibereho y'abaturage. Ubundi ahangaha Rayon Sports ntabwo yatangiye ari ikipe y'umupira w'amaguru, nta nubwo yitwaga Rayon Sports. Ubundi ahanini Rayon Sports nta n'izina yagiraga, yari irimo gusa nk'ikipe ikina nk'uko habagamo n'imico gakondo n'imikino y'ikinamico n'ibindi bintu bigiye bitandukanye muri uwo muryango. Na Rayon Sports nayo yabagamo nk'ikipe bisanzwe. Ni yari Rayon Sports nk'ikipe nk'uko tuyibona kuri uyu munsi wa none. Mu magambo make, Rayon Sports ryari itsinda ry'abantu bakoraga ibikorwa by'umuco nyarwanda n'imibereho y'abaturage. Ubundi ntabwo yari ikipe y'umupira w'amaguru. Ibyo kuba ari ikipe y'umupira w'amaguru byaje nyuma. Ibi bigahita bisobanura ko Rayon Sports ifite imizi cyane mu baturage kurusha mu mikino, kuko Rayon Sports ni imwe mu makipe akuze cyane mu Rwanda, kuko Rayon Sports yashinzwe mu mwaka w'1968. Ubundi kugira ngo Rayon Sports mubona aka kanya ibeho, kugira ngo ivuke, hari habayeho iserukiramuco ryari ryabereye i Nyanza. N'ubundi byari muri uwo mwaka w'1968 hari habaye iserukiramuco ryabereye i Nyanza. Gusa iryo serukiramuco ryari ryabaye ntago inumbero yaryo cyangwa ntago ryari ryibanze ku mupira w'amaguru, ahubwo ibintu ryari ryibanzeho cyane byari ukwiyubaka, imbyino, imico itandukanye, amakinamico atandukanye. Ibyo nibyo byari ku isonga muri iryo serukiramuco. Umupira w'amaguru wo ntago wari uri ku isonga, ariko nawo wari wagiyeyo, ariko ryari ryagiye ari itsinda ry'abantu bagiye gukina ariko batitwa Rayon Sports. Noneho bayishakira izina bayita, kuko urumva ntago icyo gihe nta zina yari ifite, yabaga mu muryango ariko nta zina ifite. Muri wa muryango twavuze witwaga witwaga Union Carteley Social. Noneho inyuma Rayon Sports bitewe nuko yari igiye kujyamo nta zina ifite, kandi ubwo urumva ntago abandi bose ab'imbyino, ab'imico gakondo, ab'ikinamico, abo bose babaga bafite amazina yabo bitwa, ariko iyo kipe yari irimo yo nta zina yari ifite. Noneho baza kuyita yo, bahita bayishakira izina kugira ngo urumva ntago ikipe yakina idafite izina, bahita bayita Club Carteley. Niho Rayon Sports yatangiriye ikina, itangira yitwa Club Carteley, ititwa Rayon Sports. Rayon Sports nabyo byaje nyuma. Ikintu cya kabiri utaruzi kuri Rayon Sports, ubundi ijambo Rayon nibivuga cyangwa se nibisobanura urumuri nk'uko benshi babivuga. Abantu benshi batekereza ko Rayon cyangwa se Rayon bisobanura urumuri, ariko ubundi ijambo Rayon rifite ibisobanuro byinshi bitandukanye n'irisobanura urumuri. Ahubwo wenda igisobanuro turi buze kurebaho muri ibyo byinshi, ubundi Rayon bisobanura umuryango. Impamvu bakunda kuvuga ngo ni bisobanura urumuri, nuko wenda hari umuntu ushobora kuvuga agafata nka Rayon akongeraho nk'akandi kajambo, wenda akavuga ko ari Rayon de Lumière. Aho ngaho niwe uvuze ko ari umuryango w'urumuri. Urumva Rayon ubundi bisobanura umuryango, ntago bisobanura urumuri. Ubundi ijambo Rayon ahantu ryaturutse ku itsinda ry'abanyeshuri. Hari itsinda ry'abanyeshuri ryari riri muri ya club n'ubundi twavuze haruguru, n'ubundi na Rayon yari irimo, nubwo ititwaga Rayon muri icyo gihe. Twavuze uko yitwaga Club Carteley. Noneho bwite kugira ngo yitwe Rayon, ahantu byavuye n'ubundi kuri iryo tsinda ry'abo bana ryabaga muri ya club yitwaga Union Carteley Social. Turayiguma tuyita club kugira ngo bize kutworohera. Iyo club yari irimo itsinda ry'abanyeshuri, iryo tsinda ryo ryitwaga Rayon Carteley.
noneho bahita bafata iryo tsinda cyangwa se iryo zina ry'abo bana Rayon cyangwa se Rayon, baragenda baryomeka cyangwa se bahita barishyira kuri itsinda ry'umupira w'amaguru, noneho leta ryitwa Rayon. Ikurwaho kuba ryitwaga Club Carteley, leta ryitwa Rayon nyirizina. Aha rero Rayon naho rihuriye n'urumuri cyangwa se imirasire nk'uko bakunda kubivuga. Ikintu cya gatatu utaruzi kuri Rayon Sport, ubundi buriya Rayon Sport niyo kipe yonyine mu Rwanda yatangiye gukoresha abatoza b'abanyamahanga mbere y'ayandi makipe yose, kandi ikabakoresha mu buryo buhoraho. Ubundi mu mwaka w'1970 za 70 na 80 gutyo hagati aho, Rayon Sport yatangiye gahunda yo kugizana abatoza batandukanye bo mu mahanga atandukanye, harimo abatoza b'Ababiligi ndetse n'abatoza bagiye batandukanye b'abanyamahanga, harimo n'abatoza b'amakipe yo mu cyahoze ari Zaire ariyo Kongo y'uyu munsi. Aha noneho muri iyi myaka ibi byahise bihereza Rayon Sport biyiha imyumvire ya professionalism mbere y'ayandi makipe yose mu gihugu. Ibi kandi bikaba ari nabyo byayifashije gutangira gukundwa cyane bitewe no kuzana abo banyamahanga bagiye batandukanye bo muri Zaire n'Ababiligi n'abandi banyamahanga benshi bagiye batandukanye. Iyi Rayon Sport niyo yabikoze bwa mbere mu mateka. Ikintu cya kane utaruzi kuri Rayon Sport, waruzi ko se buriya abafana ba Rayon Sport aribo bafana bazanye imifanire imeze nk'iy'Abanyamerika? Byatangiriye kuri Rayon, abafana bayo nibo batangiye iyi mifanire imeze nk'iy'Abanyamerika, imico yo gufana bazana ingoma za marishe, kwa kundi abafana baba bagenda mu muhanda bagendagenda mbere y'uko match itangira bazenguruka ibyo bita bakunze kwita nk'umutambagiro. Ibyo byose byatangiriye kuri Rayon Sport, na kwa kundi baba bafite ingoma kuri stade bakubita ingoma bahonda nk'ibyo muri kubona ku mashusho. Ibyo byose byatangiriye mu ikipe ya Rayon Sport. Ikintu cya gatanu utaruzi kuri Rayon Sport, buriya se waruzi ko Rayon Sport yakinnye igihe kinini cyane ariko itagira stade yayo? Rayon Sport yakundaga gutira amastade, igakinira i Nyanza, igakinira za Nyamirambo hariya kuri regionale, igakinira za Butare. Aho hose niho yakiniraga izenguruka mu gihe bayisuye, na stade yayo nyirizina yagiraga. Rayon Sport yabayeho igihe kinini nta stade igira, gusa kuri ubu ngubu ifite stade ihuriyeho n'ubundi na APR, iriya Kigali Pele Stadium, murayizi. Ikintu cya gatanu utazi buriya kuri Rayon Sport, waruzi ko Rayon ariyo kipe ya mbere yubatse network yo gushaka impano muri Zaire kurenza ayandi makipe yose? Rayon Sport yubatse network ihambaye hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Zaire ariyo Kongo y'ubu ngubu, ishakamo impano z'abakinnyi bahambaye, ndetse yagiye izana n'abakongomani benshi bagiye bafite impano zikomeye bakaza gukinira muri Rayon Sport n'ubundi mu Rwanda. Ibyo byatumaga Rayon Sport igira fureya idasanzwe mu kibuga, cyo akaba ari nacyo cyatumaga bavuga ko Rayon Sport ikina umupira w'ubusizi. Ikintu cya karindwi utaruzi kuri Rayon Sport, waruzi ko se Rayon Sport yigeze gutozwa n'umutoza utaragiraga diplome? Mu mwaka w'1970 Rayon Sport yagize umutoza utari ufite diplome mpuzamahanga ariko ufite discipline idasanzwe, umutiva abakinnyi ku buryo budasanzwe, ndetse uyu mutoza akaba yaragejeje no ku ikipe ya Rayon Sport, yarayigejeje ku bikombe birenga 2 by'igihugu bya shampiyona y'u Rwanda nk'uko bamwe mu bafana ba kera babivuga. Ikintu cya 8 utaruzi kuri Rayon Sport, Rayon Sport niyo kipe yonyine yateye abafana bayo cyangwa se yateye abantu bayo benshi gukora indirimbo zayo kurusha andi makipe yose, kuko bivugwa ko mu mateka ahagana mu mwaka w'1970 n'ibihumbi 2000 hakozwe hafi indirimbo zirenga 20 zikorewe ikipe ya Rayon Sport ziyishyigikira. Ibi byose nta kipe yigeze bigeraho mu mateka. Ikintu cya 9 utaruzi kuri Rayon Sport, buriya Rayon Sport igira abafana bitwa Nyanza Royalist. Sorry nako nagara abafana, na gace k'Inyanza bita Nyanza Royalist, na gace
kabamo abafana benshi, ni agace gafite amateka kabamo abafana benshi ba Rayon Sport ku rwego rwo hejuru, ndetse kakaba n'agace gafite amateka akomeye kuri Rayon Sport. Kuko ikintu gitangaje, aba bafana baba muri aka gace mu mateka yabo bazwiho kugenda n'amaguru ibirometero byinshi cyane bagiye kureba umukino wa Rayon Sport aho yakiniye, bakagenda n'amaguru kandi atari uko wenda nta binyabiziga bafite, ahubwo ari uko ari umugenzo wabo, bakagenda hafi ibirometero hagati ya 30 na 50 bagenda n'amaguru bagiye kureba umukino wa Rayon Sport. Ikintu cya 10 utaruzi kuri Rayon Sport, buriya Rayon Sport yigeze kugira umukinnyi wajyaga aririmba mu kibuga mu buryo bwo gukangura bagenzi be. Ni ukuvuga ngo yabonaga bagenzi be bacitse intege akabateramo akaririmbo ka murare kugira ngo bagarure murare, ndetse bace intege nabo babaga bahanganye. Kuko uyu mukinnyi yabonaga ikipe ye yacitse intege, abundi agahita kubitamo akaririmbo, agatangira gutera akaririmbo, abandi bakinnyi bakamukurikira, ugasanga bihaye motivation abakinnyi babashije gukina noneho n'akabaraga. Ibi bikaba byarabaye ku ikipe ya Rayon Sport gusa, nta yindi kipe izwiho aya mateka mu Rwanda. Ikintu cya 10 utaruzi kuri Rayon Sport, buriya Rayon Sport yigeze kugira kapiteni wamburwaga inshingano nta mpamvu, akamburwa inshingano nta kintu bamujijije, ibyo bitaga coup d'état de vestiaire ahagana mu mwaka w'igihumbi 1990. Ni ukuvuga ngo impamvu bamwakaga inshingano ntabwo zabaga zumvikana, kuko abakinnyi bo ubwabo barifataga bagasaba ko kapiteni ahindurwa, ubundi ubuyobozi bwa Rayon Sport bugahita bubikora mu masaha 24. Ibyo bidakunze kubaho, ari byo bintu byabaga kuri Rayon Sport cyane. Bivuga ko uwo mukapiteni yahinduwe hafi inshuro zirenga 4 n'eshanu, ahindurwa ku buryo nta mpamvu, ahubwo ari icyemezo abakinnyi bifatiye ku giti cyabo, ubundi ubuyobozi bwa Rayon Sport nabwo bugahita bubikora budatindeganyije. Ikintu cya 12 utazi cyangwa se utigeze wumva kuri Rayon Sport, wari uzi ko se buriya abafana ba Rayon Sport bari bafite cyangwa se bahoze bafite imico idasanzwe yo bitaga ritual cyangwa se ritual of victory. Kuko ngo hari abafana batekaga, ibi byo nabyumvishe numva biransekeje cyane, ngo hari abafana batekaga amata n'umutsima bakabitekera mu gikapu. Ibyo ngibyo byose bakabikora nk'umuco wo guhamagara intsinzi. Niba koko byarakoraga sinzi, ibyo byabaga ari nka symbolism cyangwa se byabaga ari ikimenyetso gitangaje, ndetse icyo kimenyetso kitakorwaga n'abandi bafana bayandi makipe. Ibyo nibyo nabashije kukubonera bitangaje bivugwa mu mateka ya Rayon Sport. Habaye hari ikindi uzi cyangwa se habaye hari icyagutangaje, ushyire muri comment utubwire icyagutangaje kuruta ibindi, cyangwa se habaye hari ikindi uzi nawe kivuga mu mateka ya Rayon Sport gitangaje, wakidusangiza muri comment. Ibyo nibyo nabashije kubona, ibindi murebe muri description murabonamo impamvu ibi byose byateguwe. Ikindi mukore subscribe, byibura tugere nko kuba subscribers nk'ibihumbi 10 nibura, ubundi ndaje mukanye n'ibindi biganiro. Ciao.